bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza no gukomeza kugira umwaka mushya muhire mwese twabanye umwaka ushize ndetse n'uyu dutangiye ndifuza ko twatangira umwaka neza ndetse mukurikirana ibiganiro byacu tuvaha umunsi ku wundi nizere ko Noheli na Bonane byabaryoheye umwaka tusoje neza twese tukiri bazima dutangiye umwaka turi kumwe n'umuryango wa Lucky murabona ko basa neza cyane cameraman azi kwihangana rwose acishe kamera bugufi aberekane bambaye neza cyane Lucky yambaye nk'umupapa Farida nawe yambaye nk'umumama noneho yabyujuje yateza agatambaro yikozeho muri kubona ko basa neza cyane bigaragare ko bafite impinduka nyinshi muri uyu mwaka tugiye gutangira reka mbanze mbahe ikaze hanyuma tuganire ku rugendo rwabo nyine rw'ubuzima cyangwa se rw'imibereho yabo nkuko byari bisanzwe batubwire noneho ingamba batangiranye uyu mwaka mushyashya wa 2025 twinjiyemo uko byifashe Lucky tuguhaye ikaze murakoze cyane kandi umwaka mushya kuri twese urasa neza ariko nukuri wambaye neza murakoze cyane baye nk'umukapo asante sana kabisa madamu Lucky tuguhaye ikaze murakoze cyane usa neza ninde wakwambitse ninde wagusize none ngiye naye kora ibiganiro nk'ibyo kwa Sabi urasa neza ninde nihe shop yakwambitse sha nta wundi ni Lucky ubu ni uri kunyitaho ubwo Lucky yabaye shop kubikora mu buhe buryo uko umugore wawe yabaye mwiza cyane biyabibaho yatahindutse aba ari neza cyane yatahindutse gute yatari mu nshuti mbi ibintu bisa neza cyane hanyuma umwaka usoje gute Bonane na Noheli wabiriye gute sha byangendekeye neza ndi kumwe n'umuryango wanjye ndanashimira na Lucky ko namusabye imbabazi akazima nubwo nihutiye kubivuga ubundi yo niyo Bonane ya mbere mwari muri kumwe kuri Bonane twari turi kumwe na n'uyu munsi turi kumwe mu rugo murabana mbese ingamba zarahindutse murumva ko amakuru ari menshi tutari tuzi wa mugani bahindukanye n'umwaka tuherukanye mutabana Frederi utanabishaka ngo ntushaka umugabo ngo abagabo ni stress kuva rya noneho batakiri stress yo munsi umuryango waranganirije nyine mbona biri ngombwa ko ngomba kuba nabyara ndi kumwe n'umugabo kubera yuko n'umwana wa mbere uko byaje kugenda ndarebye mbona no kabiri byazaba nabi ndavuga reka mpinduke nemera umugabo n'ubundi nta cyantwaye ndeke za nshuti nasanze narindi mu buyobe none ubu ngubu rero hanyuma Lucky tubwire mu minsi mikuru we wari umeze ute atubwira kumwe n'umuryango we ariko ubwo umuryango we ni wowe minsi mikuru mwari mumeze mute mwawuririye hehe utangiye umwaka nizihe ngamba umwaka rero umwaka kwanza tutangiye neza dushima Imana ko hari n'uwo twasoje mu mahoro nubwo bitari byoroshye ariko finally byarangiye neza sasa uyu mwaka rero nawo ndabona tutangiranye ingamba nshyashya ariko by'umwihariko byariterebye sana kabisa kuko uyu muntu naramubuze ariko kuba ntangiye umwaka ndi hamwe nawe nihura basi hanyuma Farid byaje ryari mwihuje ryari cyangwa mwiyunze ryari kugira ngo uyu munsi tube tunguye no kumva ko nko muri kumwe wanamusuye muri kumwe nyine mumaranye n'iminsi nukuvuga ngo njyewe urabizi mu rugo ntago bari baza ahantu ndi yako sister we yari yaramenye byabaye ngombwa ko umuryango unganiriza nyuma yo kunganiriza nanjye mbitekerezaho tuza kubiganiraho na Lucky ariko ntago turajya muri famille yo kwa Lucky bo ntabyo turababwira ariko turi kubitegura
mu minsi iri imbere dushobora no kubabwira inkuru nziza, ntabwo nahita mbivuga kuko ntacyo turamenya, nyine nuko naje kubitekerezaho biza kurangira nyine nemeye kuba nabana na Lucky, ariko ntabwo turi abana byeruye kuko turashaka kuzabishyira imbere. Turi gusurana nyine nk'abantu bumvikanye ko bagomba kubonana no kubana. ubu n'urundi no kumamagara bigakunda. Ubu turahamagarana, aranyita sheri, mu gitondo ka message keza kakaza. ariko ubundi byose byicwaga nawe. Byari satani burya amaje kubona ko n'ikigare kibi gishobora kubura umuntu. Ubyemera ko wari uri mu kigare? Nari ndi mu kigare pe, naje gusanga n'ubundi intama z'abantu zangira akamaro. Hari abantu benshi bampamagaye, hari abanyandikiye kuri WhatsApp, ndabashimira mwarakoze. Ni ukuvuga ngo rero mukomeze mutube hafi kandi mukomeze mudushigikire. Ndumva ari ibyo. Hanyuma Lucky nk'umugabo mu rugo uko biri kose nyine hari uko mwabiganiriye murabikemura, ariko hari umuntu ushobora kwibaza uti Farida ko tumuzi amagambo yakubwiraga, mbese uko yabashije kutwereka niko tumuzi, kavuga ati ese ku ruhande rwawe wowe watekereje gute kuba wavuga uti noneho nizeye ko Farida yahindutse? Farida kugushyirishamo turi kugira ngo twumve niba nyine uburyo byamujemo kugira ngo avuge ati noneho ndabyemeye ko Farida yahindutse, agarutse kugira ngo twongere wa mubano wacu tusubukure. Erega ntekereza ko atari n'iby'ubu kuko na mbere kose yari muzima, ahubwo ibintu byose byicwaga no kugira inshuti mbi. Hama izo nshuti mbi zikanamutera umutima mubi bigatuma akora n'ibidakwiye gukorwa. Ariko niba inshuti mbi yaraziretse agafata inshuti nzima, ubu kuri ubu ndumva ibintu biterebye cyane. Ibintu ni sawa. Terebye. Farida, kuri wowe n'umuryango wawe harimo ndetse n'umugabo mugiye kwibaruka umwana, muri ya minsi wasaga nkaho wa mugani ubwenge bwari bwaragiye, watekereza kuko kenshi warambwiraga ngo wavuze ijambo inshuro nyinshi uvuga ngo abagabo ni stress, ngira ngo barabizi ndetse na Lucky yarabyumvaga. Ni gute ushobora kuvuga ko abagabo ari stress warangiza none uyu munsi ukaba uri kwemera ko ugiye kubana nawe? Dutandukanyiriza ibintu kugira ngo twumve niba koko Farida ibyo yavuze ngo abagabo ni stress ko biri kose hari impamvu wabivuze, ariko kuri iyi nshuro noneho kuki wemeye kuba wabana nawe kandi waravuze ko utifuza kongera kubana n'umugabo? Ni ukuvuga ngo hari igihe nk'ibyo byose by'inshuti mbi nyine, ni ukuvuga ngo ntitugaheranwe n'amateka y'ibyatubayeho, kuko umugabo wa mbere uburyo yari yarambabaje akantera stress, numvaga abagabo bose ariko bari, kandi burya biba byiza. Ni nayo mpamvu nashimiye abantu bangiriye inama, ari abo muri famiye ari nabo bafana bacu. Ni ukuvuga bangira inama, narambwira ati rero nta buzima na bumwe uzigera ubona uzabaho kuri iyi si nta stress uhura nazo. Rero ushaka guhunguza umugabo ahubwo ugahura n'iz'umwana, iz'umuturanyi, n'iz'umuntu mukubitaniye mu muhanda kandi zikakubabaza pe, kandi ntabwo byavuga ngo uzikingirana mu nzu. So rero nanjye nabitekerejeho kuko mbona nibyo, ndavuga ati nta mpamvu nimwe kugira niterana umwana agahinda bitewe n'agahinda ka mbere kari karamperanye. Ubu nakavuyemo, rakanyitayeho bishoboka, turakundanye, ibintu ni amahoro. Imana ikomeze idufashe ahubwo bikomereza ahangaha, indinda n'inshuti mbi zijyana mu buyobe. Hanyuma za nshuti mwasangiraga avugaga ati ntabwo nareka abagabo, ngira abagabo b'inshuti benshi. Iryo jambo hari burya kuganira ni byiza, ariko iryo jambo naryo wararivuze urukomoza, uravuga ngo ngira abagabo, ngira inshuti z'abagabo nyinshi n'abasore kurusha abakobwa. Ibyo ni ibibazo Lucky yakakwibarije, ariko nyine ngo reka mbimubarize. Mubaza gusubize nta kibazo. Ni ukuvuga ngo nazo nshuti n'ubundi uko biri kose uracyazifite. Izo nshuti ziracyahari, ariko icyo ntakora ni ukuzihereza umwanya kuruta kwita ku nshingano zanjye nk'umugore ngomba kwitaho. Kuko niba wenda twarahuraga kenshi ni amayoga, ni abakiriya, ni iki, ubu ngubu byatumye nshaka, ntabwo ari umukozi wa murumuna wanjye niwe uri kumfasha. Kuko mba nananiwe ndakora nyine bimwe anshoboye, ibindi na Lucky kuva ko akenshi aza kundeba nk'iyo ntari iwe tuba turi kumwe akamfasha. Ni ukuvuga ngo rero izo nshuti nziburira umwanya kuko mba ndi kwita ku muryango, nita ku mugabo n'izindi nshingano zo mu rugo nyine nk'umudamu. Niba atari banga ukora akahe kazi? Akazi nkora ariko narakababwiye, sinzi impamvu ahubwo. Oya, ngenda ndacuruza, mfite business y'ubucuruzi, ncuruza ibintu birimo inzoga n'ibyo kurya nyine, ibintu biri aho ngaho.
mukuru wawe niwe uri kumwe murumuna wanjye ni uri murumuna wawe niwe ugufasha. ni umutoya kuri wa wundi babonye ntabwo ari wa wundi ntabwo twabonye ari wa wundi ni undi muto kuri we. hanyuma Lucky naam ndumva ibibazo byinshi ndi kubimukubariza ariko ni nabyo no siko nta kintu utazi birumvikana ariko twe hari ibyo tutazi nyine. Farida noneho kuri iyi shuro iminsi wenda iyo mike mumaranye uri kumubona gute yongeye kuba wa mugore wawe wa kera yarushijeho kuba mwiza ubona uri kumubona nyine bimeze bite mbese wabonye yarahindutse kuri ubu ibintu ni byiza cyane byiza kabisa. Ntekereza ko uko twari tubanye imbere yuko biriya bibazo byose twahuye nabyo biba tunashima n'Imana ko wenda byaje gukemuka bikagira umurongo bigenderaho natwe bwe bikadufasha kuri ubu tubanye neza nta kintu nashinja Farida kuri ubu ibintu ni amahoro. nyuma Farida ari guhabwa amanota ni ikintu cyiza kandi gishimishije iramuduka ko nirangaye none ari guhabwa amanota kubera ko ni igihe kinini twagiye tukugaya Farida ntabwo urabizi ariko biratangaje ko kuri uyu munsi uri guhabwa amanota uri mu bantu barimo gushima. Ariko urabizi ko nanakubwiraga ko final bizarangira neza none urabona kubera Imana hamwe n'abandi bantu ko byasabye igihe kinini buriya none bavuga ko iyo ikintu kibajije gutinda kirangira kigaragaje umusaruro wa bien. Buriya kwihangana ariko kwa mbere kuko buriya ikintu cyose wakora udafite kwihangana si mpamanya nabyo ko byagenda neza. hanyuma Fari kuba ubu ngubu wongeye kuba uri kumwe n'umugore n'umugabo wawe mukaba mugiye kuba muteganya no kuba mwabana nyine mu rugo nta kintu wumva uhombye muri bwa buzima bwawe. Hari ubuzima umuntu ababayemo yabuvamo akajya bukumbura ku buryo bishobora no kuzatuma rimwe na rimwe uvuga ati ariko wa mugani wajya kwirebera ba bantu banjye ukagiye nyine wumva ukumbuye bwa buzima wari wibereyemo kandi mu gihe uri kumwe n'umugabo utabasha kwidagadura nk'uko mbere wisanzuraga wumva utazakumbura. oya nta kubikumbura kubera yuko wenda warumbajije ikintu cyiza ndumva nta kintu mpombye ntacyo mpombye wenda nzahomba abakiriya kuko uko bazaga nkabafata abakiriya ariko niyo hagiye umwe haza abandi nta agenda umwe akaza batatu. Ibi nta kibazo kindi kibirimo ndumva ntacyo pe. Urumva cyo kunywa cyawe bajya kwifatira buri munsi ntago nkigifata ubu nitunywerese ni ukuri inzoga zivuyeho bose navuga ngo wazivuye 100% kuko namwemereye ko kamwe agafata nta kibazo. Ikibi no kuba yarengera ikibi no kurengera ko buriya na gufata kamwe kadanza amahoro n'umutekano kuri nje nta kibazo abasha kugafata katari bumbangamire kadateza umutekano muke ndetarebye cyane ukuri karanyura pe kuko mba mfite amahoro. Burya naje no gusanga no kunywa inzoga nyinshi ariko nyine nabaga ndi jyenyine ntekereza ibintu byinshi ariko ubu ngubu andi hafi tumeze gutya. urubatse nagushere ndagushimira warakoze kunyumva kandi uri umugabo mwiza shimira n'Imana yakumpaye. Burya njya nkunda n'ukuntu Lucky agira umutima wo kwihangana. Uyu mugabo arizirika kwihangana niko kwiza arihangana pe kwihanganira bigoye nari ingoranye ariko ubu ngubu biroroshye kwihanganira byari bigoranye ariko arabishobora. urumva ko rero uko biri kose wa mugani bya bintu byari bisengeye. hanyuma muri uyu mwaka dutangiye Farida uvuze ko hari ibindi bintu byiza muzatubwira ariko ngo muzatubwira nibigera murateganya ku bana byeruye ariko reka mbazera ko niwe mugabo ufite inshingano ku bana mu nzu. Urumva gutya nyine uri kuza ukamusura ukamara iminsi ugataha n'iryari muzavuga muti turabanye mu nzu tugiye mu nzu yacu turabanye nk'umugore n'umugabo. ibintu wumva bizashyira bikaba cyangwa muzakomeza sinavuga ngo ni igihe cyangwa se ngo ni igihe runaka ariko
reka twe kuvumbayo twengewe tugire abantu bagira icyizere niba Farida yarabashije guhinduka mu myitwarire myiza yararimo akagaruka ku murongo mwiza mugire icyizere ko mu minsi iri imbere hari n'ikindi kintu kizaba kandi gifatika mbese muri make bashonje bayishyuwe muri guteganya mbese izindi gahunda zizakomeza kandi nziza uyu mwaka uzarangira Farida na Lucky bari kumwe kwanza bivuge neza uyu mwaka twatangiye ni umwaka wo gushyira ibintu ku murongo mu buryo byagakwiye kuba birimo Imana ibidufashamo natwe ubwacu tukabigiramo uruhare ntekereza ko bizagenda neza kandi tuzanyurwa nabyo yego hari abantu bajyaga muri komenti bakakuvuga nabi bitewe n'imyitwarire wagaragazaga kandi koko nawe waravuga ati ni muntu ke birakwiye niko ndi ndamaze kuri iyi nshuro bagiye kubona wabaye umugore watuje rwose wabaye umugore wo mu rugo umeze neza rwose usa neza abo bantu wababwira iki hari ukuntu ubuze umuntu ariko ukabona ntagakere wa wundi abo bantu wababwira iki ikintu nababwira rero kunuka kwanyu byatumye hari byinshi nyine nanjye nikosoraho mwarakoze kunkangura ni byiza gusa nyine nta muntu udakosa ntawe udahinduka ndanabasaba n'imbabazi kuko hari igihe nanjye byajyaga bintera umujinya nkababwira ati muri abantu babi nkababwira nabi murabizi ariko ku munsi wa none ntabwo nkiri Farida wa undi wa kera musanzwe muzi ubu ndi mushyashya ndi umugore uri kumwe n'umugabo wiwe wenda nibwo tutarabibagaragariza neza uko bikwiriye ariko ni vuba ngaha n'ibindi bikaza hanyuma mu gihe kinini cyari gishize uri kubana muri bwa buzima imiryango igaterana famiye yawe izi ko wahindutse muri ubu buryo cyangwa nta kintu barabizi kuko baranansura urumva ntabwo babiyoberwa n'ejo bundi njye na Lucky twagiye mu rugo barabibona ko hari icyahindutse twagiye mu rugo hari icyahindutse kirekire impamvu nanze kuguhamagara wenda ngo tubishyire kuri kamera nuko nandi kuvuga ati iby'ingenzi bikenewe nibyo bigomba kujyaho ntabwo byari bikenewe nyine no kuvuga ngo nabyo byari bikenewe kugira ngo byibuze bavuge ngo bya bintu biri seriye ariko n'ubundi nta cyatuma bitabaseriye mwumve yuko ibintu ari amahoro kandi ibintu bimeze neza pe muraje mubona inkuru nziza hanyuma Lucky kwibana wari umaze kumenyera kwibana muri ghetto wari waribagiwe nyine nta muntu umenyera ikintu kibi ariko ntabwo ghetto ari mbi kugeza aho utayimenyera keza burareka nkubwira ikintu kibaho mu buzima bwa buri munsi ubuzima bwo kuba wenyine mu nzu ntabwo ari ibintu byiza ampurisi iyo waramenye kuba ubana n'abantu ushobora kurwara ukaba uri kurwaza ukaba uri n'uguhereza n'amazi yo kunywa kandi atari uko uyabuze mwayibaze nawe kubona umuntu w'umusore ararwaye ari mu nzu ari wenyine nta muvandimwe abona hafi gukaraba nawe urabizi umuntu urwaye aba akeneye ubufasha bwinshi urwo ni urugero rwa hafi mbashije kwereka ariko kwibana hari ababibonamo ko ari sawa bitewe wenda n'icyo babonamo cyangwa se icyo bakora ariko ntabwo byari byiza cyane rero hanyuma muri ibyo byose nyine tuvuge ko utonyine ntabwo wari wakamenyera ghetto gusa hari ubuzima nyine wari umaze igihe ubamo bwa wenyine kandi warigeze kugira umuryango bagufurira bagutekera ariko biba ngombwa ko ujya muri bwa buzima bwa wenyine kugeza ubu ni ikihe kintu ugiye kutubwira nyine bisanzwe ni ikihe kintu cyakugoraga ukimara kugera mu gutandukana n'umugore nyine ukajya kwimenyera ibyawe byo muri ghetto yawe ni ikihe kintu uri kuvuga ati ikintu iki n'iki cyarangoraga rwose uzi ikintu kiriho ikintu bita koza ibyombo sibyo ikintu bita koza ibyombo noneho hari ukuntu umuntu uba yaramenyeye ku bantu bameze neza afite isuku urumva urugo rurimo umuntu ruba rufite isuku umugore ruba rufite isuku noneho uzi kubyuka uko wakabyutse ugasigaye ariko uburiri bumeze ni ikibazo ibintu byaramvunaga cyane narabyukaga natekereza ukuntu ngiye gusiga bimeze birasigara ari akavuyo
ku mugoroba ngataha naniwe mvuye mu kazi nabwo unaniwe byaramuvunaga cyane. muri ubu ngubu rero ufite ubigukorera ntabwo bizongera kubaho. Eh? Ntabwo bizongera kubaho. Imana ishimwe. wari waritesheje mu rugo rwawe, wari waragiye cyagiye kwibana kose, ntabwo ari ubwa mbere urabizi muri uko babimeye ko byari bimeze ko nyine mwarabanye, ariko haraciyeho igihe mutari kumwe ukigaruka nk'ubu ngubu nyine iminsi mumaranye mu rugo bimeze bite? Kwita ku mugabo se wari ukibyibuka cyangwa wari warabaye nka babandi? Ahubwo siko binari bokura. Mana yashaka ndaryohewe muri ubu buzima, kandi kuvuga ibya life nasanze ari ibintu by'abantu bari aho ngaho. Muri ubu buzima ndi kumwe n'umugabo wanjye ndaryohewe, meze neza, ndashima Imana. Sumbe bivuge gute mw'abantu mwe nari narahombye. Uzwari kwifata nk'umugeni. Kwifata nk'umugeni wagira ashingiwe vuba ari gukomana. Ese nibwo ugishaka? Menya aribwo nshaka. Muri tugumaze mu rugo uri kumva wabaye nk'umugeni ugira nibwo ukigera mu rugo. Ariko uzudukiya twa mu gitondo we. Tenge ni wakiguriye. Aranguriye yaranyambitse mw'abantu mwe. Urukira kubera arasa neza. Ariko Mugabo wanjye arashoboye rega. Ni intwari. ubundi umudamu hari uburyo ki aba agomba kwambaramo imyitwarire yiwe. Ubu nambaye neza, Imana asa neza koko. Imyitwarire y'umudamu niyo ituma n'urugo rugenda neza. Umugore asa n'ikigaragaza urugo, bigaragaza urugo rwiza. Nitaweho pe, nitayeho kandi namwe murabibona ko nitaweho. Uze ko bya bindi. Uze ko hari ibyo wahombaga muri cya gihe uvuga ko udashaka umugabo. Nari narahombye sabwo gakeya. Kandi wari no gutindara kibakabutwara. Nabonye mwabakobwa mwira muri kwiyacisha amanimero. Ibintu byo uza amanimero bakamanimero ngo muzamutwihere ngo batuze. Umva ni mutuze mundakera umugabo. Lakini Naam. Ariko nje ntago nkubeshya. Hari umukobwa wamamagaye ariko atuye kuri. Bari hehe? Nagari muri Kigali. Arambwira inyoreje ifoto ye. Arambwira ngo ngaragushaka nyine ngashaka ko muzaganira. Nise ngo mbahuze. Ndavuga se ndabahuza kubera ihe mpamvu ramushakiriye. Ati nabonye Farida mufata nabi. Je ndagira ngo uzamumbarize niba nta kibazo ko nge nawe twahura uzamuza nawe ndamusha. Naramukunze mbese muri make. Nahise mbwira ni imifoto yawe nagira nagira ngo ndebe uko ameze nyine wari we. Yego. Ahita yima kama gafoto. Ndafite muri telefone. Navuze ati umunsi tuzahura nzakwereka ifoto. Hanyuma ni uburenganzira bwawe ntago ari ukugushyingira oya. Ngemba nsoje ubutumwa. Ni uburenganzira bwawe. Nidusoza unyibutse nyikwereke uze kuza kureba. Ngo nyine niba nyiguha nimero. Nta n'impamvu yo kuyireba kuko ntago mbikeneye. Ntabwo nyikeneye sibyo? Kemba datuma niheba pe ko ubuzima nimereye neza. N'abakobwa mwe ni mutuze. Icyo namubwira uwo mukobwa ubu ntabwo bikimeze nabi, bimeze neza. Mugabo wanjye mfashe neza bone. Ntago nava ko ari gukererwa. Oya, ubu ko yabibonaga byari biri bitari neza. Ubu kuri ubu bimeze neza. Ibintu niterebye. Imana bizaguma ari sawa. Bizaguma ari sawa uyu mwaka ubugomba kuba boko nta bintu byindi muzananyemerere. Simbizi niba ako uzanadusure mu rugo kwanza. Ngene ngiye gusubasura. Uzanadusure. Uzadusure mu rugo. Harya ubundi umukira. Yes, we nakafanta. Nginkwera Ari kwara ki cyangwa ari kwa bazadusura kwa Lucky. No tuzabasura. Ega nawe ni wawe. Muzadusura iwanjye. Hanyuma Farida. Kabebe kameze gato. Shamwana ajya ameze neza none ubu bari kumwe na se nawe asigaye yirirwa akina mu ndubundi nirirwa agakina menya inzoga zari zaramutsikamiye. Mani nta mahoro. Yarize na karata ubwaje. Ni mugoroba nuko mana urumva nazabaye. Wa mubyeyi urumva wenda wahindutse guhinduka ariko hari umubyeyi mwaganiriye nyirasenge ndumva ari nyirasenge wa Lucky. Uskuru bambwiye nabi byatari. Nyaho cyane muratukana mu buryo butagaragaye neza rwose imbere y'abantu.
hanyuma niba wemera ko wahindutse uriya mubyeyi we ntabwo nzi neza ko mu gihe utarahura nawe ngo muganire ukamubwira hari amagambo mabi yakubwiye nawe uramusubiza ntabwo nzi ko we yagufata nk'uko nyine wahindutse kandi gusa ko mutaganiye neza none ubwo urumva bizakemuka gute kari akabazo buriya ni akabazo utagira ngo karoroshye mwakozanyijeho gusa nyine ntureba se ke naguciye mu ijambo ntago wenda ni shangazi w'umugabo wanjye sibyo ese ugira ngo bura keza ugira ngo warungi upfa kunezereza rubanda biragoye nabo rero niba ngiye ubwanjye naramaze kubona impinduka nabo ndazi ko icyizere kirahari ko bazabona impinduka kandi impinduka nibazibona ntabwo bazongera kwirirwa bajya kubaza ngo eske byagenze bite ibi nibi byabaye bite simbihamye kandi ntabwo ugiranye n'umuntu wo mu muryango waraka ikibazo sintekereza ko wabanye neza ni ukuvuga ngo nzakora ibishoboka nk'umuntu nyine wemeye guhinduka nkemera kubana n'umugabo wanjye nimba nshaka impinduka mu buzima bwanjye n'umuryango wanjye biransaba ko nyine negera n'umuryango wabo nuriya nawe nkamwegera nkamwumvisha ibintu bikajya mu buryo buzima tukiyunga icyo dupfa kiruta icyo dupfana turi gusoza Lucky nawe gira ijambo bwira umugore wawe ndamukunda cyane nanjye ndagukunda ntacyo warenzaho icyo namwifuriza azagire kurama kandi Imana izahaze kwifuza kwe kandi muri ibyo byose tuzabe turi kumwe amina amina hanyuma muri famiye yo kwa Lucky ntabwo urajya kumwerekana mu biganiro by'ubushize twakoze yarakubwiraga ngo uzamujyane mu rugo ariko nyine ukaguma uvuga tuzajyaneyo ati ntabwo nakugena kubera oya kuri ubu ngubu ikintu kiri hose unubona nta nubwo unemerewe kuba kure y'umugore nawe ntabwo namwemera ko aba kure yanjye hanyuma famiye yawe famiye ntekereza ko famiye nubwo ari iyanjye nabo ni famiye yabo bafite uburyo ki bagiye bakoramo ibyabo nanjye ngomba gukoramo ibyanjye rero ntabwo bakumva ko ibyanjye nabikora uko bo babishaka no ahubwo bagomba kureba ko nuko ndimo natekereza ko ari ibyanjye nabo niba ari ukunshigikira bakanshigikira hamwe n'Imana ibintu bikagenda neza cyane bivuze ko nawe uteganya kumugeza muri famiye byo ntabwo byabura kandi Farida afite umwanzuro nta guhinduka nta guhinduka ke ahubwo kereka Imana izamfasha nariko nawe ntazamhinduka nikanyihorireho ariko nizeye neza mpamya n'umutima ko ntabwo bizigera bibaho yewe kuko ariko se nakubwiraga keza uri Imana yaremye neza ntabwo no mu ijuru yewe ntabwo nahinduka kugera hariya Imana yakoze abantu bo mu ijuru neza abantu bo mu ijuru bameze bate abantu bo mu ijuru tuba twumva dushaka kubaho nta muntu dufitanye nawe ikibazo abantu bose tubanye neza nabona ibintu ari amahoro nta mpamvu yo gupanika yo ko no si byiza Imana ishimwe hanyuma rero Farida reka njyewe ubwo njye nahise numva ko n'ubundi mugiye kubana kuko mwavuze ko habura igihe gitoya igihe gitoya mukamenya inkuru nziza inakubajije ubushize niba wa muntu mwabyaranye umwana wa mbere niba atigeze amenya amakuru yawe arabizi avuga ati ni gute umugore wanjye twarabyaranye none ugiye he yawe nawe nyine ibyo abona arabizi kubera yuko ntago ni ukuvuga ngo papa w'umwana mukuru niba twaratandukanye ntabwo bimuhereza uburenganzira bwo kumbuza kubana n'uwo ngewe nkunda cyangwa n'uwo nshaka kuko niba yaramenye ko nkita akaba se ngiye kwibaruka ntabwo biri ngombwa ko mbyara ndi jyenyine ko nawe uwo twamubyaye turi kumwe nta kibazo mbese abifiteho we nta kibazo pe
byiza noneho ubwo mwese ari amahoro katwizere ko nzimwe ku giti cyanjye mbifurije rwose umubano mwiza guhinduka kwawe ndabizi ko hari n'abandi bantu biri bushimishe kubera ko ntabwo wari mubi ariko wabonaga ibintu byose utarabyitagaho rero niba wemeye guhindukira ukaza ukavuga ati nongeye kuba byita kuganduka uba ugiye kugandukira umugabo ukemera gukurikira umugabo ukemera gukurikira inzira nyine y'umugabo akubwira icyo kintu nicyo kandi ni cyiza rero ndakwifuriza gukomeza gutyo nta gihinduka wabonye ukuntu na murumuna wawe yageze akaza kukugira inama yakurushije ubwenge kandi uri mukuru umuntu mukuru ariko uriya munsi yangiraga inama nari nanitsinde no kuri kamera biragaragara yego pe gusa nyine nawe ndamushimira muri yo byageze aho umuntu ukugwa mu ntege kugira inama ibintu biba byafashe indi ni barampamagaye baranguriye hari n'abantu bakomeje kungira inama kuri WhatsApp banampamagaye mwarakoze mukomeze mutube hafi kandi mukomeze mudushirikire turabakunda icyo ntabifuriza nuko mwagira umwaka mushya mugatangirana n'umwaka mumeze neza Imana ibagabanyirije imisonga mbese niko nabibabwira gusa nyine no gusenga nta kidashoboka murakoze Lucky turi gusoza hari icyo wumva warenzaho cyadusoza twasoza nta kibazo ibintu byose ni therapy reka mbashimire mwese twabanye mwumvise ko uyu mwaka nyine hari byinshi Farida yize hari ubuzima yize hari ibyo byinshi mwamwigishije mu buzima ubwo yahisemo kuvuga ati reka nanjye njye mu murongo w'abandi tubyine injyana imwe n'umugabo wanjye kadusoreze hano comment zanyu ziba zikenewe nako rero agaki akantu k'injyana Igo nibyo ariko duhuze hamwe n'injyana reka bashimire rero muzi kwandika muri comment yabo mwumva ari cyo mwabwira Farida uko asa ko ameze murabona ko aryoshye tunabasabira gukomeza munanyandikira ako bakora bazanadusure umuntu wese uzashaka kudusura sinzi nakongera nkayibaha nimero ese Lucky ibintu byo gutanga nimero uri mugore yagusabye nabireke gukora mu kajagari nabireke nta mpamvu ko ibintu by'akavuyo abazifite nabo ngabo abashaka kuzadusura muzarebe ibiganiro byose muzazibona tanga nimero cyane oya riga nusekereka nkubwire sinazitanze bakangira inama utambuka ngo nimero we batse nkazitanga wabonye bangira inama mbi oya si inama mbi si no kubasuzugura cyangwa se gutesha agaciro inama zabo ariko urabizi ko nawe harimo n'abandi baza baba bavuga abandi baza bavuga ibitagombwa ishanda zirezwe tayari nta mpamvu nanjye nabiretse reka dusoreze hano abagwa nimero Farida na nimero sinzi ubwo uzajya ushaka nimero ajya anyuraho umugabo yabyanze aravuga nimero ajya anyuraho bishaka dutange rero yarake se wabaye iki bajye baduhamagara batugira inama sinama sabo zikenewe tuzareba ukuntu twakora tuzakora group ya WhatsApp ahubwo bo icyo twabasaba banadushyigikira bajye bajya kuri YouTube bakore subscribe ibiganiro byose babibone nushaka kugira icyo avuga muri comment nk'abakunzi yandike yes nabo ubwabo igihe nikigera twahura tukicara tukaganira ibintu ni amahoro reka dusoreze hano naho ubutaha